imboga zicururizwa ku muhanda. Rebe ubuzima bwa hano bw'abaturage basanzwe. Abaturage ni abaturage bene gihugu. N'abacuruza inkweto, imyenda imeze nka caguwa, nubwo hano nta caguwa zihaba. Bacuruza imboga, twaserera zose, ibitanda bishaje, amatagisi ya twegerane, ibitanda, dore za nzu z'amabati rero abirabura batuyemo. Rubizi ni inzu z'abantu batuyemo. Tutwa ku muhanda n'utw'ubucuruzi, dore za shopu, intuza zo gukoramo imisatsi. Sinzi nimba ibintu byose biri kugaragara, ariko dore aho abantu batuye da. Dore amaduka, umusomari aba yaharaye. Dore ngabo ba bantu ngo bashaka ko tuzaba dusa nabo mu minsi mike iri imbere. Twatanze amnesty, inkotanyi zigaruriye ibyacu byose kandi zihawe amategeko, abihaye umugisha ngo ababyibye babyigumanire. Ababyibye ngo babigumane, ngo hanyuma twebwe kugira ngo amahoro abe amahoro, twe twemere tubyakire, ubundi tujye Abanyarwanda bamaze gusenyerwa ko mwabibonye mwese. Inyuma y'uko basenyeye bakaba batakigira isambu, murabona bazaba bataniye he n'abo ba South African batuye. Kandi baha haragendeka, murabona ko ndi gukoresha telefone. Aha ubu haragendeka. Hari aho ntashobora gufata iyi telefone ngo ngende, hari aho ntemerewe kuba nanyura, hari aho nanyura rwose sinizere kugaruka. Koze n'aha ngaha koze mistake bakurya. N'aha ngaha hari mistake ushobora gukora bakakuruma, nk'iyo kuhahagarara cyangwa kuhagenza amaguru. Ariko icyo nshoboye ni ugufata ntuza ndi kugenda, ni ibirahuri byose bizamuye, mbese ntabwo ari ahantu wapfa gutemberera. Gusa ubuzima abaturage babayemo dore ni bene ibi ngibi. Cyakora za tagisi mu bihugu biteye imbere ngo iwacu ngo ni abakire ntibagenda muri tagisi twegerane, ariko dore ngize hano murabona ko aho zikora. Sinzi nimba agace nciyemo aho mbashije kunyura naha, ndumva ari aha ngaha. Cyakora nabizeza ko nzatemberera n'ahandi henshi nkareba, mukagenda mwirebera. Uburyo iri